Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye imigabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gusangira ifunguro ry'umunsi natwe kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa 17 Werurwe 2025 kuwa mbere iragira iti ibicumuro byacu yabitaye kure. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turimbane indirimbo ya 334 igitabo cy'indirimbo zo gushimisha igira iti wa mutima wanjye we shima Uwiteka. Haleluya, haleluya.
bene data uyu muririmbyi ririmbye neza cyane, aratubwiye ngo Uwiteka ntiyatwituye ibihwanye n'ibicumuro twamucumuyeho, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi niko imbabazi agira zingana. Yubazwe n'uburengerazuba, dore uko ngo hitaruye kure pe, niko ngo yajyanye ibicumuro byacu kure yacu, tukaba tumuhimbaza. Imana yacu rero ibicumuro byacu yabitaye kure, yabitaye mu nyanja yitwa kwibagirwa, ku buryo Imana itakibuka ibyo twagiye dukora. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 103, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 13. Haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mu bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira imirimo ye, yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, yatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Kuko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nkuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nkuko se w'abana bagiriye ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imbabazi z'Uwiteka si nk'iz'abantu. Iyo Imana ikubabariye ntiyongera kwibuka ibyo wayicumuriye, ntigucyurira, ntikwibutsa ibyo wayihemukiyeho. Ibyaha byose wakoze ibita kure muri pubere, iyo kure cyane. Mu gihe iyo ugiranye ikibazo na mugenzi wawe, umubabari kongeraho, utariko niwongera bizagenda gutya. Imana yo ntabwo ari kubigenza. Imana irakubabarira kandi ikubabarira ikubabariye. Dawidi akomeza agaragaza, yibukije ibintu bikurikira. Yibutsa ko umutima we ugomba guhimbaza Imana ku byo yamukoreye. Yibutsa ko Imana ariyo ibabarira mu buryo bwuzuye cyangwa se nyakuri, ntisigarane imbereka. Yibuka ko ariyo yatumye ubugingo bwe butagwa mu rwobo. Yibutse nanone ko Imana yamusubije mu busore busaza, ikamukuraho n'ibindi bitandukanye. Hanyuma yongeraho nk'uko aho izuba rirasira hitaruye kure cyane, aho yajyanye ibicumuro, Imana ikabita kure rwose kugira ngo itazongera gukomeza ibyibuka. Muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere kugeza kuri 2 avuga ngo, hagira hati, bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Mu gusoza bene data, ndifuza kongera kwibutsa ibijyanye n'ubwinshi bw'imbabazi z'Imana zitarondoreka, hamwe no kudakora ibyaha iteka. Mu gihe ukoze impanuka ukagwa mu byaha, wigendanira ko ibuka ko
dufite umurengezi, umusabe imbabazi, nawe azakubabarira kandi aguhe n'imbaraga zo kutazongera kwigwamo ukundi. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu tuje imbere yawe, tubabarire aho tukiranwa, aho twagiye ducumura. Mwami, turasabye kugira ngo utubabarire kandi amaraso yawe Yesu Kristo yongere atweze adutunganye nk'uko ijambo ryawe rimaze kutubwira. Urakoze urakarama, ngaho imbabazi zawe n'ubundi byawe nibyo byatumye tubyuka amahoro. Tugire neza kandi imbabazi zawe zitwomeho none n'iminsi yose n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Nanone mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, Bishop mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.